Ngaha turaje Nyagasani, karame karame, twitabire ingoma y'urukundo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 17 mu byumweru bisanzwe, tariki 28 Nyakanga 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Duce bugufi twakire ijambo ry'Imana. Isomo ryamenye mu gitabo cy'Imuka Misiri, umutwe wa 32, umurongo wa 15 kugeza kwa 24, wa 30 kugeza kwa 34. Musa arahindukira amanuka umusozi atwaye bya bimanyu bibiri by'amabuye y'urwibutso rw'isezerano. Ayo mabuye yarabaje kandi yanditseho ku mpande zombi, imbere n'inyuma. Ibyo bimanyu byari byakozwe n'Imana, kandi n'inyandiko yari inyandiko y'Imana isharaze kuri ibyo bimanyu by'amabuye. Yozuwe yumva urwamo rw'imbaga yasakabakaga, maze abwira Musa ati, ndumva urwamo rw'intambara mu ngando. Musa arasubiza ati, urwo rwamo si indirimbo y'umutsindo, si n'amaganya y'abatsinzwe. Ngeweho ndumva ari urwamo rw'indirimbo z'ababyina. Ngo agere hafi y'ingando, abona cya kimasa n'abakibyiniraga. Nuko uburakari bwa Musa buragurumana, ajugunya bya bimanyu by'amabuye bijanjagurikira munsi y'umusozi. Maze yenda cya kimasa bari bakoze aragitwika, agisyamo ifu rigogoye, arivanga n'amazi, maze aryohera Abayisiraheli. Musa abwira Aroni ati, uyu muryango wakugenje ute kugira ngo wemere kuwukoresha igicumuro gikomeye? Aroni arasubiza ati, uburakari bwa databuja nibwoye kugurumana. Ubwawe ntuyobe ko uyu muryango ubogamiye ku kibi. Bambwiye bati, dukorera imana zo kutugenda imbere, kuko Musa uriya wa mugabo tuvanye mu gihugu cya Misiri tutazi uko byamugendekeye. Ndababwira rero nti, abafite zahabu nibaziyambure ku matwi. Barazimpa, nzishongesha mu muriro, maze havamo icyo kimasa. Bukeye bwaho Musa abwira rubanda ati, mwakoze icyaha gikomeye. None ubu ngubu ngiye kuzamuka njye imbere y'Uhoraho, wenda nashobora kubaronkera imbabazi z'igicumuro cyanyu. Musa yongera gusanga Uhoraho, maze aravuga ati, ntabyo, uyu muryango wakoze icyaha gikomeye, bihimba ibigirwamana bya zahabu. None rero babarire igicumuro cyabo, bitabaye ibyo musibanganye mu gitabo wanditse. Uhoraho arasubiza Musa ati, uwancumuyeho niwe nzasibanganya mu gitabo cyanjye. Ngaho genda uyobore umuryango aho nakubwiye, umumarayika wanjye niwe uzakugenda imbere. Ariko umunsi wo kubahana nugera, nzabahanira igicumuro cyabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 106. Uhoraho arutwibuke, wowe ugira neza umuryango wawe. Kuri Horeba abasokuruza bacu bacuze inyana, bapfukama imbere y'icyo cyuma. Uhoraho ikuzo ryabo, bamusimbuza inshuro y'ikimasa kirisha ubwatsi. We wakoreye mu Misiri ibintu bikomeye, ibitangaza mu gihugu cya Kamu, n'akataraboneka ku nyanja y'urufunzo. Uhoraho yari mu migambi yo kubatsemba, iyo Musa intore ye atamwikubita imbere ngo abuze ubukana bwe kubarimbura. Uhoraho aratwibuke, wowe ugira neza umuryango wawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Evanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 13, umurongo wa 31 kugeza ku 35. Muri icyo gihe Yesu abacira umugani ati, ingoma y'ijuru imeze nk'imbuto ya sinapisi umuntu yateye mu murima we. Niyo nto mu mbuto zose, ariko iyo imaze gukura isumba imyaka yose yo mu murima, ndetse ikaba igiti ku buryo inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu mashami yacyo. Abacira undi mugani ati, ingoma y'ijuru imeze nk'umusemburo umugore yavanze n'inshuro 3 z'ifu kugeza igihe byose bitutumbye. Ibyo byose Yesu yabibwiraga rubanda mu migani, ntacyo yababwiraga atababwiriye mu migani. Bityo huzuzwa iby'umuhanuzi yavuze ati, umunwa wanjye uzavuga mu migani, nzamamaza ibyahishwe kuva isi ikiremwa. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi. Nyagasani araguhamagaye, nanjye arampamagaye, arifuza ko twatera imbere, dutere intambwe tumugana, kugira ngo tubeho neza, tumererwe neza, tubeshweho nawe.
amasomo ikintu yacu duteguriye twahiniye mu ijambo bita gukura. Iyo nshinga tuza gutondagura mu mpitagihe, mu ndagihe ndetse no mu nzagihe. Umuntu mukuru, ikiranga umuntu mukuru, gukura. Hari benshi bibwira ko umuntu mukuru ari igihagararo, ari ukuba muremure, ari ukubyibuha, kubyimba, ari imyaka, ari icyubahiro, ari inshingano zikomeye ufite, ubutegetsi ufite, ubuyobozi ufite, n'ibindi byinshi cyane bishoboke ko bagenda bakurundaho ugakura cyangwa bakagukuza, bagakuzamura mu ntera n'ahandi. Nuko akenshi tugahera muri icyo kintu cyo gusobanura ubukuru, ko ari ibyo bintu nyine birebire, izo nshingano ndende n'ibindi byinshi cyane tugenderaho. Ati umuntu mukuru n'uyu. Ntugatangazwe nuko ushobora kugira imyaka myinshi, umwana w'imyaka mike akaba ari mukuru gukurusha. Ese kuba mukuru bivuga iki? Umuntu mukuru arangwa n'iki? Turaza kugenda ku nteruro igira iti umuntu mukuru n'uwo basiga ntasandaze ibyo bamusigiye, ahubwo akabisigasira. Kudasandaza, turaza kubona ko kubungabunga kudasandaza ari ikimenyetso nyine kiranga umuntu mukuru. Kudasandaza ibyo bagusigiye. Nawe uze kongera urebe mu rugo rwawe, urebe mu nshingano ufite, urebe gurupe ubamo, urebe urugo urimo, ibyo ukora, imirimo ukora, niba uri mukuru. Ikikubwira kuri mukuru ni ikihe? Icyambere kiza kubwira kuri mukuru ni uko kudasandaza ibyo bagusigiye, ahubwo ukabisigasira. Twumvise mu isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'imuka Misiri uburyo Musa yagiye kubonana n'Imana. Musa wari umuhuza w'Imana n'abantu n'umuryango wa Isiraheli. Nuko igihe cyagera Musa agiye kuvugana n'Imana, ibyo agaruka akabwira umuryango, yagaruka agasanga wa muryango wihumanyije, wasandaje ibyo yari yabasigiye. Nuko Musa bikamubabaza. Uburyo yazamutse agiye kuzana amategeko y'Imana, ibimanyu by'amabuye byari byanditseho amategeko y'Imana. Nuko agaruka agasanga wa muryango wihumanyije, wacuze inyana, ikimasa, wacuze ikimasa, uri kugisenga, uri kukiramya ibigirwamana. Ibi nibyo biranga nyine umuntu w'umwana. Uramusiga ku rugo ukaza gusanga yarusandaje, uramusiga uzi ko aza gukomeza asanza ibyo wamusigiye, bikaza kurangira ari kubisandaza. Ngaka kabaro ka Musa. Musa n'ubundi arongera akomeza ajya hagati y'Imana ndetse na rubanda, ubwo akomeza kugenda bavuganira igihe bacumuye, igihe bakoze amahano. Nawe uze kongera urebe, iyo hari uwo wasigiye ibyo ugomba kumusigira, wagaruka agasanga yabisandaje, aho ntuhita umusandaza nawe, cyangwa ugira uburyo umwegereza Imana. Dusabe intebe uno munsi yo kuvugana n'Imana kenshi, kugira ngo ducunge neza ibyo dushinzwe, tugume mu murongo mwiza udufasha kugororokera Imana uko bikwiye. Bityo n'igihe twacumuye kwakira imbabazi z'Imana, kuko n'ibyo Zaburi atamye kubitwibutsa ati uhora n'umunyampuhwe n'umunyambabazi. Amen, amen, amen. Izi mpuhwe z'Imana nizo koko ziranga umuntu mukuru. Iyo wabaye mukuru nawe urababarira. Wa muntu mukuru babara akamenya no kubabarira umuntu mukuru. Ikimenyetso cya kabiri kiranga umuntu mukuru usibye gusigasira ibyo bamusigiye ntabisandaze, no gutera imbere mu kwemera, gutera imbere mu Mana, gukura ujya mu ijuru. Naho ubundi ikikubwira umwana none ni ugukura ajya munsi, bishatse kuvuga ugikuzimu. Nyagasana aze kudufasha hamwe n'ino vanjiri gutera imbere, gukura. Ngo twumvise Yesu aduha ikigereranyo cyo gukura, imbuto ya sinapisi ndetse n'umusemburo wa wundi utuma kugenda bitutumba, wa mugati ukabyimba, ubuzima bugakura. Umugati ushushanya ubuzima. Iyo harimo umusemburo urakura, urabyimba, kugira ngo bitubuke bibe byinshi. Ngingoma y'Imana ntago ari ukubyimba by'inyuma, ahubwo no gukura, kugaburira abandi, kugira ubuzima bwiza, guha abandi ubuzima bwiza, kugenda ukura buhoro buhoro nk'ako kabuto, ugenda usanga Imana. Ngo umukristo wa wundi utagomba gusubira inyuma nk'isabune. Hari abantu benshi mu bukristo bwabo
bakura nk'isabune bagenda basubira inyuma, bagenda batakaza Imana, batakaza no kwemera. Nyagasani buri gihe aba yifuza ko twatera imbere, dutera imbere tumugana, dutera imbere mu kwemera. Uze gukora umwitozo urebe imyaka umaze mu bukristo, ese utera imbere cyangwa usubira inyuma? Utera intambwe ugana imbere mu bukristo, ugana Imana? Ni ibiki ujya wiyongeraho buri munsi mu kwemera kwawe? Ni iki byongeraho? Iyo wumvise inyigisho za kiliziya, hari icyo wiyunguraho? Hari icyo bikuzamuraho gukura ujya mbere? Cyangwa uko wazumvise ahubwo utaha uri gusandaza, kwa gusubira inyuma, ukajya mu mafuti, ugasenga ibyirwamana n'ibindi byinshi cyane bitanezeza Nyagasani kandi uvuye gusenga? Iyi mbuto rero nawe ni wowe. Bityo ujye ukura utera imbere, ujye ukura ugana imbere, buri munsi ugira icyo wiyongeraho ukurikije ijambo ry'Imana wumvise, ukurikije wahuye n'Imana. Umuntu wese wahuye n'Imana arakura, aratera imbere. Naho udahura n'Imana nanone aramanuka. Nguko gusanga Imana ikadusanganira. Nanone iyo uri umwana umanuka hasi uri gusanga Sekibi, nawe akagusandaza. Dusaba inema yo gusigasira ibyo Imana yadusigiye, twoye kubisandaza, kandi ibyo tukabikora buri munsi ngo umuntu mukuru. Ese mu rugo rwawe uri mukuru cyangwa uracyari umwana n'umusazi bitabuze? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe umugabo n'umugore bakundanaga, ariko bakunda no gusenga, bitabira ibikorwa bya kiliziya uko bikwiye, mbese n'abantu b'intangarugero. Muri ako karere bari barimo intangarugero, ku buryo n'abandi benshi bazaga kubagisha inama. Nta kintu cyiza nko kubona mubanye neza, mukundana, mugasenga, byiza cyane. Ngo umugabo ngo ajya gukora kure, nuko umugore we agasigara mu rugo, yumvikane, asigara asanza ibyo umugabo yasize. Ngo igihe cyaje kugera yari yuko nyaki batarara bushyitsi, kandi ngo hanyere ndihuma burya, ngo wa mugore umugabo we yajya gukora, nawe akajya gukorera ahandi. Ibyo umugabo ntiyabirabukwa, usibye umugore wari ubizi ko ajya aca inyuma umugabo we. Umugabo yagenda nawe akifatira abandi, nawe akajya gukorera ahandi. Biba inshuro nyinshi umugabo agenda n'umugore akagenda. Nubwo igihe cyo biza kugera, umugabo ngo ageze ku kazi, aza kwibuka ko hari icyangombwa atazanye, pasiporo, ariko uzi ibyangombwa kugira ngo mu minsi mike azajye gukora mu mahanga, umugati ukomeze wiyongere, utubuke. Nuko mu kujya ku kazi, agomba kujya kuzuriza byangombwa, aza kwibagirwa pasiporo, dore ko hari na kure. Nuko ageze ku kazi, ahamagara umugore we ati, madame uri mu rugo? Umugore arikiriza ati, yego niho ndi. Ngaho rero niba uri mu rugo, genda ujye mu bubiko mu cyumba cyacu, urebe ahantu nyambika ibyangombwa pasiporo, ubundi uyimfotorere uhite uyinyoherereza. Nuko umugore areba hirya areba hino, dore ko umugabo akimara kugenda ahise agenda. Umugore ati, pasiporo nayibuze, icyumba cyose nakizengurutse nayibuze. Umugabo aramubwira ati, reka duhamagare turebana kuri video, maze ngikwereke ubundi uze kuyifotorera. Nuko umugore none ati, erega hano nta connection zihari, nta connection ngifite. Nuko umugabo ngo kanda ku kanyenyeri, amwohereza amafaranga yo kugira ngo agure connection, ubundi aze kumwoherereza nyine iyo foto, ubundi baze kuvugana kuri video, amwereke iki, amwereke ya pasiporo ahantu iherereye mu cyumba. Bishoboke ko wa mugore yakiriye amafaranga kugira ngo agure ya connection. Nuko wa mugabo ati, ngaho ubwo arangije kugura connection, gira vuba tuvugane, bityo nyikwereke vuba, banyuzurize vuba ibyangombwa bijye mu mahanga, niho ngiye gukorera kugira ngo dushakishe umugati. Nuko wa mugore abuze uko abigenza, dore ko icyumba yari arimo, nanjye kuvuga gitari icye, yari intizanyo, yari yagikodesheje. Nuko abuze uko abigenza, abwira umugabo we ati, umva, hano umuriro wagiye, telefone igiye kwizimya, ubyihanganiye kugeza igihe nza gucomekera telefone, ubundi duhita tuvugana ngohereza icyo cyangombwa. Wa mugore ngo ahita azimya telefone ye, ndongera kuvugana n'umugabo. Ngaho fora uko byarangiye. Nuko wa mugore agiye kubona ngo burya bavuganaga, aho umugore yari yasohokeye
nariho umugabo yaregeye kuzuriza bya byangombwa muri hoteli yari hafi aho ngaho. Nuko umugore agiye kubona n'umugabo amuhingutseho ahantu yari yasohokeye muri hoteli n'undi mugabo, maze aramubwira ati yewe nari muzaniye sharijeri kugira ngo ushyiremo umuriro ubundi tuvugane unyohereze bya byangombwa. Nuko umugabo ngo aramusuhuza, hasigaye arigendera. Ntuze guhita umbaza uko uyu mugore aza kwakira iyi sharijeri uyu mugabo muzaniye kugira ngo nyine acomeke yongere abone umuriro maze baze kuvugana n'umugabo. Naho kuri iyi foto y'uyu mugore isoni n'ikimwaro nk'ikimisa 25 kiramufashe, ziramufashe ziramububye uburyo yabeshyaga umugabo kandi yasohokanye n'undi mugabo ari muri hoteli, yarangiza ngo ari we. Ukuri ifoto y'uyu mugabo uwe n'akaka kameze gatya, uri uyu mugabo wabyitwaramo ute? Uri uyu mugore wabyitwaramo ute nyuma yo gusiga urugo? Uri uyu mugabo fora icyo uyu mugabo azakora nyuma yuko abonye ko uyu mugore we yavuye mu rugo nawe yigira ahandi amuca inyuma. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Reka dusoreze ku tuntu dutatu tuza kugufasha kongera gutekereza nawe ubukuru bwaho bushigiye niba uri mukuru koko. Icyambere twazirikana hamwe n'amasomo, kudakorera ijisho. Abantu benshi dukunze gucunga abatuyobora bagiye, natwe tukajya ahandi. Dukunze gucunga abamusaba bagiye kuvugana n'Imana, natwe tugahita twihimbira ibigirwamana bya bimasa, tukabisenga tukabisingiza. Dusabe nemo no munsi wo kudakorera ijisho. Ujye ukora umwitozo uti shefu wanjye aramutse agiye akansiga, yaza kugaruka agasanga ibyo yasigiye nabisigasiye cyangwa nabisandaje. Umuntu ukuyobora, umuntu ugukuriye, umushefu wawe aramutse agusize yagusanga umeze ute? Kuri iyo foto nawe ifoto yagusangana. Icya kabiri twazirikana, turi abakristo tuba turi mu kiliziya twajyanye n'icyumba kinini kirimo amafaranga menshi cyane atabaze. Nuko rero iyo uri umuhemu ukuramo ayo ushoboye, warangiza ukagenda ugasiga n'icyumba kirangaye ngiki gisambo. Bongere turebe niba ibyumba byacu bigifunze, ibyumba by'ingo zacu niba tutarangaza inzugi n'amadirishya. Umugabo yagenda ntamenye igihe inzugi zarangariye, umugore yagusiga ntamenye igihe amadirishya yarangarije. Nuko ibyumba byacu bigahora birangaye, kandi urwo rugo ari igicumbi cy'ubukristo, igicumbi cy'ubuzima, urugo rwiza n'ijuru rito. Ese uwagusigira icyumba cyuzuye amafaranga kirimo ibintu bitabaze, nawe wazabisigasira uko bikwiye cyangwa wakuramo utwawe warangiza n'icyumba ukagisiga kirangaye? Icya gatatu twazirikana ni ijambo bita mu Gifaransa la liberté. Bavuga ko uburenganzira, ubwigenge ntabwo ari kuba ikigenge. Umugabo aragusize nawe usigare wisandaza, umugore aragusize nawe usigare wisandaza. Ahubwo ubwigenge, le choix du bien, no gukora neza. Ukora neza n'igihe nta muntu ukubona, ukora neza igihe cyose ntawe ucunze, nta n'ukubona. Buri gihe umutima w'inama ugakubwiriza uti kora neza icyiza, ikibi ukihorere, icyiza aba ari cyo ukora. Nguko kubaho mukuri. Umugabo yakubaza turi hehe, ati ndi mu rugo cyangwa ntago ndi mu rugo. Kumenya kuvuga yego niba ari yego, na oya niba atari, na oya niba ari oya. Ibindi byose bigeretseho ati nyamara nibunyanaka kwisobanura. Burya ikiza kubwira umuntu uri kubeshya wakesha bari kwisobanura, acurikeye ndahiro ati ibi ntibiri gushoboka, nibi. Niba uzasanga nyine ugeze mu cyumba ati nyereka ifoto y'iki cyumba, ukayibura neza. Uze nawe gukora ifoto dusoza, nawe uze gukora ifoto ngo umuntu mubana aramutse agusabye ifoto yahandi wari uri cyagihe atarahari, wayimwereka. N'Imana nayo ishobora kuzadusaba ifoto umunsi umwe ati uri hehe, wakoze iki? Ngirya foto nyine Musa asanga Abayisiraheli bafite, akafata n'igihanga. Iyo uwo mubana adahari, ifoto yaho warusigaye wayimuhereza. Uze gusoza ukora uwo mwitozo, nuza gusanga ari nziza uzayimuhe, nuza gusanga ari mbi isubireho. Twese twisubireho kugira ngo Nyagasani buri gihe ahora asanga dukora neza. Abantu ushobora kubabeshya, ariko Imana ntushobora kuyibeshya. Dusabe inema yo kubaho mu kuri, gukoresha ukuri, kuvugisha ukuri, kugendera mu kuri, kubaho mu kuri buri munsi.
mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ajya masomo kwa Ladislas wa diyosezi ya Cyangugu.